Muraho neza. Yesu ashimwe. Kristo Yesu akuzwe. Assalamu alaikum. Abashinwa niha. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri Tinyuka TV. Ni televiziyo yanyu, ni televiziyo yacu ikorera ku rubuga rwa YouTube. Turabasuhuje aho murereye hose ku mpande enye z'isi dutuyeho. Aho muri mu gitondo mwaramutseho, aho muri ku gicamunsi mwiriweho, abagiye kuryama mugire ijoro rihire. Twongeye kugaruka tubaha ikaze nanone tugira ngo tuganire akanya katarambiranye ku bintu. Murabona ko muri no minsi turi guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya coronavirus COVID-19. Ntabwo itworoheye, ntabwo yoroheye umuntu uwo ari we wese uri kuri ino si. Ubu mwirabura, ubu muzungu, ubu ukomeye, ube uworoheje, ubu umwana mutoya, ube umusaza, nta muntu udahangayitse kubera coronavirus. Ni muri urwo rwego rero mu buryo bwo guhangana n'ingaruka zayo hari icyo twakora. Ibihugu byinshi bigiye bitandukanye biri gushyira abantu babyo muri guma mu rugo cyangwa se lockdown, kugira ngo barebe nibura ko kwa kwiyongera kwa COVID abantu bagenda banduzanya byagabanuka, ndetse na ba bandi bari mu rugo bakabasha gukorerwa ikurikiranwa ryoroshye umunsi ku munsi, umuntu bamusanze ahari, kugira ngo atabasha kwanduza umubare nyamwinshi. Noneho rero niba tugize gutya bakadushyira muri guma mu rugo, reka tureka kubyinubira cyane nubwo bigoye. Akenshi umuti uvura ubukarishye kurenza ibindi byose. Kuguma mu rugo, gushyiraho gahunda ya guma mu rugo, ni uburyo bwiza bwo kugira ngo abantu badakomeza cyangwa se ubwandu budakomeza kugenda bwiyongera. Ariko niba ugiye muri guma mu rugo, cyangwa se ukaba uri muri guma mu ntara, cyangwa se ukaba uri muri guma mu karere, cyangwa muri guma mu murenge, uragenda hariya ufungure televiziyo yawe, ujye ureba amakuru, aba ari ibyo ngibyo uheramo gusa, cyangwa nubasha kubona icyo kurya ugenda wiryamire, ntugire ikindi kintu ukora. Oya, ntabwo ariko byakagombye kugenda. Kugeza ubu ngubu amahirwe ahari, cyangwa se ibintu bibiri ushobora kuba wakora bitagoranye cyane. Harimo ikintu cyitwa ubuhinzi n'ubworozi. Nta muntu bujya bwira atariye, kereka wenda yabibuze kubwo impamvu runaka, kubw'ibibazo by'ubukene, kubw'ibibazo by'intambara. Ariko umutekano wa mbere ni mu nda. Ibintu byose, kuba umeze neza ku gasura, ibintu byose bituruka, ibyinshi, umubare nyamwinshi bituruka ku buhinzi. Ubuhinzi n'ubworozi. Kandi washoye mu buhinzi n'ubworozi, ndakubwiza ukuri ko ejo wazaba uvuga ibindi.
si ibyo gusa, hari amahirwe ahari yo gushora kuri murandasi. Covid niba badusize muri lockdown kubera coronavirus, ijambo covid nta muntu uri kuri ino si, bitewe wenda n'ururimi bakoresha ahariho hose. Covid, abumva covid ururimi ndi kuvuga covid nta muntu utaruzi. Covid rero bishatse kuvuga iki? Turenze yuko coronavirus ari indwara kandi ijambo covid rikaba ryaraturutse kuri coronavirus. Covid ako gace covid bishatse kuvuga ngo hari andi mahirwe ahari, wowe uri muri guma mu rugo ugomba kubyaza umusaruro. Turi kumwe bigendeye kuri covid cyangwa se bihereye kuri covid. Covid bivuga create opportunity via internet diary. Ni ukuvuga ngo hari amahirwe menshi cyangwa se hari ahantu henshi ho gushora imari ugakora ukiteza imbere binyuriye hehe? Kuri murandasi cyangwa se online. Niyo mpamvu rero ngiye nkugira inama, muri no minsi badusize muri lockdown cyangwa se muri guma mu rugo, ntujya aho ngaho ngo uryame gusa, ahubwo tekereza ikindi kintu ushobora kuba wakora cyakugirira umumaro. Swati urahinga cyangwa se worore, uhereye kuri dukeya ufite. Utinyuke wizigamire, nta mpamvu yo gusesagura. Izigamire kuri dukeya ubasha kubona, numara kwizigamira uhere kuri dukeya ugende urebe ikintu wakora, uhere kuri dukeya kandi uzagera kuri hashoboka. Naho nuguma aho ngaho ukiryamira ugafata amaboko ukayakuruwaza ukabaho ngaho gusa, ejo ni ibibazo bikomeye cyane. Reba ikintu rero washora imari no kuri internet, hari business nyinshi zikorwa online. Covid rwose covid ntitubifate nk'indwara gusa aho ngaho gusa, ahubwo covid turebe n'ukuntu twayibyazamo umusaruro, hateje inzara itazatwica cyangwa se ugasanga turimo kugenda ari ibintu by'amayobera biri aho ngaho gusa, kandi covid wakagombye kwibyazamo n'undi musaruro. Niba bagusize muri guma mu rugo, ntujya aho ngaho ngo uryame gusa, ahubwo covid create opportunity via internet. Reba ikintu wakora buri munsi ariko kikwinjiriza, ku buryo ushobora kubikuraho ipura y'ibiryo bya buri munsi utarinze kugira gute gusabiriza. Izi ni inama tuba tubagira. Dushimiye umuntu wese wakoze subscribe kuri ino channel, n'undi muntu wese utarayikora wakora subscribe, tukazajya dukomeza kugenda twungurana ibitekerezo. Ari igihe uba ufite igitekerezo, ariko ku biganiro byacu tugenda dutanga umunsi ku munsi, bikazagenda bigufasha kugira gute gushyira inzozi zawe mu bikorwa uko wabiteganyije cyangwa uko wabyifuje. Komeza ubane natwe kuri Tinyuka TV, ukore share ubisangiza abandi, ukore like ubikunde, ndetse ntibagirwe no kudusigira igitekerezo hasi muri comment y'ibyo dushobora guhindura cyangwa se dushobora kongeramo. Reka tugushimire. Imana y'amahoro ikomeze bane natwe twese, kandi turakagira Imana n'amafaranga ndetse n'igihugu cyatubyaye. Murakoze.